intare n'inzovu. Intare n'inzovu. Ngiye kubabwira agatekerezo k'intare n'inzovu. Nakumvise ndi kumva ibyo bita umurizo wo mu ruturuturu, ni ukuvuga ngo ni amasomo abantu bakunze gusoma mu gitondo cya kare, amasomo muri bibiliya adufasha kugira ngo dukomeze twiyubake mu bya mwuka. Mu Spanish babyita devotional matutina, en français cyangwa hari en anglais babyita une dévotion matinale. Mbese ni n'amasomo adufasha magufi, buri gitondo umuntu akayumva. Iyo ufite igitabo urayisomera. Rero nta gitabo nari mfite cyayo kuko nabyumvise muri mu rw'Spanish. Aka gatekerezo nkigeramo byinshi kandi numva nagasangiza abantu. Umutwe w'ako gatekerezo uvuga ngo intare n'inzovu. Ubwo intare yakoresheje inama, ni anketi yakoraga. Mbese iyo yakoraga icyo bita survey, ni ukuneka cyangwa ni ugushaka kumenya, n'ubushakashatsi harimo iyikorera yibereye mu ishyamba ryayo, ni uko ihamagara inyamaswa. Ubwo mu nyamaswa harimo inkima, harimo utunyamasyo, harimo imparage, harimo n'izindi, n'inzovu nayo yari ihari. Ibaza ikibazo kimwe iti mutekeza ko umwami w'ishyamba ari inde? Nuko ariko ikibazo icyo kibazo mu itontoma, ifite ijwi rikaze riteye ubwoba, inatontoma. Nuko ziratangira inkima ziti ni intare niwe mwami w'ishyamba. Akanyamasyo kati birumvikana, intare niwe mwami w'ishyamba. Geze kuri imparage iti ibyo ni byumvikana cyane. Umwami w'ishyamba ni intare. N'izindi nyamaswa zivuga gutyo. Igihe kigeze cy'inzovu kugira ngo ivuge umwami w'ishyamba uwariwe. Inzovu icyo yakoze, yafashe ikoresha umugobora wayo, ifata umurizo w'intare irawukomeza, imaze kuwukomeza maze ifata intare ishyira mu kirere, ikaragira iyo ngiyo mu kirere. Mbese nka kwa kundi mubona umuntu ashyira ibuye mu mpumetso none akawukaraga, cyangwa ikindi kintu kikaraga mu kirere rwose. Irayiturniye mu kirere ikaraga nyine yifashe ku murizo, irangije itereka intare hasi. Intare ubwo yumva yabaye yasebye, yataye isaro, ibabaye cyane, ariko irihagararaho nk'intare. Ariko mu by'ukuri inzovu ntabwo iki kibazo narimbajije ntabwo cyari cyo gutuma umuntu arakara ngo akore ibintu nk'ibyo umaze gukora afite uburakari. Isomo ririmo riravuga ko iyo umuntu ndetse manza usomye mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10:17 niho riri ko abantu bagomba kwicisha bugufi, ko batagomba kwirata no kwishyira hejuru no kwiyemeza, kuko nibyo Imana ishaka kugira ngo abantu bace bugufi. Isomo ririmo rero, hari abantu bamwe bumva ari intare. Niba wowe wiyumva ko uri intare, cyangwa niba nanjye niyumvamo ko ndi intare, nishaka nitonde kuko hari inzovu ishobora kuba ihari. Niba kukwirata, kukwiyemera ngufite, nyabona wowe nanjye tujye twibuka ko hari inzovu irahari. Murakoze. Nako gatekerezo kagufi nagira ngo basangize. Niba kagushimishije ugasangize n'abandi, niba kandi katagushimishije ntacyo. Uri intare cyangwa uri inzovu, kimwe muri ibyo, icyo uri cyo cyose ntacyo bitwaye.
ndabakunda mwese.